kuri church cyangwa ku itorero nari ntangiye gusengeramo. So aho nkimara kwakira umwami Yesu no mukiza muri community yacu cyangwa muri seri yacu twakundaga kugira akenshi abanyamahanga bakundaga kuvuga ko bafite ikibazo cyo kubona appartement cyangwa amazu yo kubamo biri kubagora. So even n'abakomisiyoneri bari aho hanze professionalism ni nkeya cyane. So rero ntangira vuga ngo okay, let me serve abantu b'Imana, reka ntangire mbasavinga cyangwa mfasha abavandimwe duhuriye muri community. Then noneho after maybe baza appreciate cyangwa bazashima umurimo wanjye cyangwa akazi ndimo kubafasha. So ariko nkijyamo buriya ndo umuntu ukunda nimba ngiye mu kintu kudivinga into it deep cyangwa kukijyamo cyane, amaramaza nkakijyamo cyane. So rero ndabyibuka nkijyamo natangiraga ubundi babyita ngo iki bindi gukora se komisiyoneri akazi bakora kitwa ngo iki. So then nza kurealizing ko ari real estate. So then ntangira kwiga from the scratch. What is real estate? What is it about? Is it a house? Is it a hotel? Is it a apartment? Is it land? Basically real estate nkuko mbivuze ikubiyemo ibyo byose. Ikubiyemo imitungo ahanini itimukanwa, ubwo wavugamo ubutaka, amazu, amapartement, even n'amahotel. Buriya nubwo amahotel aza muri hospitality, ariko ba nyira amahotel aba ari real estate investor. Uko baraza bakareba opportunity hari, then bakaza gushora imari mu bijyanye n'amahotel tabigaruka muri hospitality. So noneho nkitangira remember nyine natangiye insavinga abanyeshuri twajyaga tugira kuri church yacu Sierra Nyarutarama, aho abanyeshuri nyine bajyaga batanga prayer request ko bakeneye inzu zo kubamo. So nanjye nk'umujene waruraho nirwa nkata nshakisha akazi, ndavuga ati ahantu maybe harimo opportunity. So mpera ku mazu najyaga mbona ari ibyapa, then agenda contact abanyirayo mvugana nabo, then nkareba ko iyo nzu yajya guhura n'ibyo abo abandi bashaka. So bigenda gutyo, bigenda neza, ngenda nkuza amakonti gutyo. So n'igitekerezo rero kigenda gikura, ngira abantu dukorana ariko ntitwahuza neza. Noneho mpita mfata decision noneho yo kwikorera. So ariko buriya no kubona izina Jump byarangoye. I remember hari akantuza ka booklet njya nicara nkarebamo, amara kurebamo nyine nkabona amazina yose nagendaga tryinga ngo real estate in Rwanda ngo what nyine bitandukanye. Ariko ndabyibuka neza twari ku rusenge, twari mu masengesho y'iminsi 41. So noneho financial nta nubwo byari bimeze neza. So I was almost giving up. So noneho nkajya ngumya nsenga mbaza Imana mishurira ubundi ngewe nditwa gute. Nimfatana decision yo kujya muri RDB kwandikisha company, ndagenda nandikishe gute. Ndabyibuka mu gihe nkimara gusoza amasengesho, navuga ko nka Jump ni nk'Imana yari impishuriye ariko nyuma yo gusenga. Mfungura imashini nabaga mfite mpingukira kuri motivation
motivation speaker witwa Steve Harvey. So afite ino motivation ikumvisha ko ibyo wanyuramo byose muri ino si mu buzima buri umwe afite ibintu yasimbutse. Yego. So like I remember he was saying every successful person in this world has jumped. So if you go to look at these founders of Apple n'abandi, so ntagaruko bari bafite ubumenyi buhambaye cyangwa bafite amashuri menshi, ahubwo bagize igitekerezo then they jump to it. So nanjye rero I realize nubundi ibyo nkunda no gusavinga abantu. Real estate is all about ni igumye guhuza n'abantu mu ngeri zitandukanye, ida abinaha yego cyangwa n'abandi bari hanze. So rero ndavuga okay, ibyo nanyuramo byose nabona n'akazi umuntu yanyofarenga akazi ndamaramaje, I'm jumping into real estate. So then ndavuga okay, mfite slogan ivuga ngo move to what moves you. So after you jump, ndatekereza ko you have ugomba gusimbukira ku kintu runaka ariko ufite impamvu ikikujyanye. Yego. So iyo mpamvu irafatika. So iyo ukoze research kuri real estate ku isi, ubona ni industry cyangwa ni sector, iyo igihugu kiri mu nzira y'amajyambere nk'iki cyacu, our beautiful country we have here, so ubona ko sector zigenda zigaragaza development y'igihugu ni mostly ni muri real estate. Iyo hari kuza ayo mahotel, iyo hari kuza izo appartement, so iyo abantu bari kugenda batekereza nk'uko waruvuze kuri bya Airbnb, bari gutekereza the ways cyangwa uburyo bagomba kuba twakakira abantu benshi, ariko bakaba bagifite comfort cyangwa bakaba tukabashyira muri conditions nziza bitewe n'ibikoresho bashaka gusanga muri iyo Airbnb yawe cyangwa muri apartment cyangwa muri hotel. So rero real estate in ngo ndimo by passion, ariko passion yatangiye ari ugufasha abantu. Yego. With umutima wo gufasha. Umutima wo gufasha. Yego. Yes, byanze bikunze umuntu yinjiye mu bintu rero hari mbogamizi runaka asangamo, turaza kwa tureba amahirwe arimo, ariko reka tubanze turebe mu by'ukuri utangiye kubona yuko abo bantu muri kumwe bari aho hafi, hari need barabishaka, utangiye kubyinjiramo. Niki cyambere cyatumye uvuga uti ndakomeza, I don't want to give up, nubwo harimo imbogamizi uraza no kugarukaho, ariko n'icyumba kiri kugupushinga gukomeza? Ikintu cyampushingaga cyambere ni wa mutima nakubwiye, wa mutima wo gufasha. Cyo nicyo cyambere. So ikindi cya kabiri, nkuko nabivuze ngiye mu kintu ndi umuntu udacika intege. That's my identity. Nyine ndi wa muntu ushyira umutima ku kintu kandi nkumva ko uko byagenda kose bishoboka. So rero ikindi cyamfashije nacyo ni kuba umubeliever. So iyo ufite muri wowe kwizera, yego, so uba wizera ko niyo uyu munsi nawe mfite abakiriya, niyo ejo baba nabo, ufite kwizera muri wowe ko it will happen. Yego. So I remember ko hari igihe nkibitangira rwose ushaka guspendinga n'ibyumweru bibiri utari guclosinga any deal, even na kurentinga cyangwa gukodesha, ariko that hope cyangwa kwa kwizera wowe ufitemo byose bigashoboka. Exactly. Byose bigashoboka. Randomly ukajya kubona ukabona Imana ikohereje umuntu wayo, biranoroshye umuhaye service, ugahita asubizana cya kibazo wari ufite cy'aya mafaranga in terms of financial. Birahita binjyana kuri iki kibazo nk'uko mugenzi wanjye yageze kubikomozaho, akenshi wigeze gutandukanya umukomisiyoneri ndetse no muri Yota, ariko
nanone iyo umuntu abonye uburyo mukoramo uburyo muba muri kuranga ibibanza rimwe na rimwe hari n'igihe wasangaga cyangwa se n'uyu munsi usanga umuntu habamo ikinyoma bakavuga bati umukomisiyoneri cyangwa se umuntu uranga amazu n'ibibanza abamo ibinyoma barabeshya kuko usanga rimwe na rimwe banakurikirana inyungu uravuga uti ni ugufasha ariko ugasanga barashaka inyungu z'ikirenga bakananiza umukiriya ndetse n'ugurisha bakagombye kuba bari kubahuza ariko ugasanga kubera inyungu zabo runaka hari cyari bufate ku mukiriya hari cyari bufate kuwukodesha cyangwa kuwugurisha n'ahandi wowe mbere yaho n'amakuru wari ufite n'icyo wari uje gukosoraho kuri icyo ngicyo cyabaye iki mfite icyumvikana urumva ko harimo unloyalty nyinshi cyangwa abantu benshi bakunda kugira guhemuka ako twebwe n'ubundi baracyahari baracyahari igihura n'umukiriya bamusikaminze tuvuge wenda ugarutse no mu by'ubutaka hari igihe umukomisiyoneri ashobora kuza kubwira vayo hano hari ubutaka bazahashyira mu miturire ni mu buhinzi n'amazu barayuriza ati iranzu yawe baraguhenda so rero twebwe icya mbere nk'uko nabikubwiye ndi umutekinisiye ikindi no kuba harimo ubwomenyi bwo kuba narize biramfasha ikindi cya kabiri kuba mfite umutima w'ubudahemuka muri njye loyalty nimba mvuga ngo ndatwara umukiriya kuri property runaka namweretse ariko ibintu byose binyure mu mucyo uwo mutima undi mongewe so noneho ikindi twebwe naho dutandukanira n'abari abavandimwe bandi b'abakomisiyoneri we are consultant nyine turaba consultant urumva umukomisiyoneri usanzwe ushobora kuza ukamubwira ngo ke mfite hano miliyari 3 so miliyari 3 wowe wangira inama yo kuzishora mu ki miliyari 3 nk'umukonsultant ushobora gukora market tuba twarakoze market study tuzi opportunities zihari zo kuinvestingamo no muri iki gihugu cyacu so ariko iki gihe nza kora business plan nkakwereka nyine opportunities zihari wowe ugahitamo ugendeye naho uri kubona inyungu zawe zishobora kuba nyinshi ariko umuvandimwe mugenzi wanjye w'umukomisiyoneri runaka we ashobora kukubwira ngo ke mfite imari hariya y'ikibanza ibashaka miliyari 2 n'igice cyangwa miliyari 3 kiri wenda Nyarutarama cyangwa mu Kiyovu ati se waza ukakigura nyuma ahazaza ukazashyiramo hotel cyangwa apartment ariko ushobora kwibaza ngo nubwo abakubwiye gutyo of course ushobora kugenda ukahagura ariko sika ya mafaranga ariyo wari ufite urakura ya mafaranga yo gushora noneho developer structure yego ugasanga nyine ntago iyo kote wigeze uyitaho yego ariko nkanjye nshobora kukwereka ikibanza cyangwa nkakwereka n'izindi project nkakwereka wenda n'amapartema ushobora kugura ukagumya waninga amafaranga nyine ukagumya bimeze nkaho uri gucuruza amafaranga yego watanze andi ariko hari n'andi ari kugenda aza mu buryo buri direct cyangwa indirect sinzi niba icyo kintu yego birumvikana cyane kubanza mukajya inama kubanza mukareba igihari ni iki ngiki hanyuma nugikora gutya dore inyungu zabiri gutuka ahangaha hanyuma akenshi na kenshi iyo urebye uburyo wenda byakorwaga na changement zagiye zibaho abantu ubona baba approachinga cyane n'abantu bari mu gihugu imbere cyangwa n'abari hanze yacyo dufite ingeri z'abakiriya bagiye batandukanye hari uguhamagara ari abroad cyangwa ari muri Amerika cyangwa mu Bubiligi afite nyine akeneye kuba yagura ubutaka hari uburyo dushobora kumufasha binyuze muri ambasade y'igihugu arimo no muri Minafete hano yego akaduha procreation cyangwa power faton tukaba twamugurira nka societe yego icyo gihe yibereye iriya rwose niyo yaba
niyo yaba ataragera no mu Rwanda yego ashobora kugura ubutaka kandi ikiza nuko mu Rwanda twebwe dufite systeme yo kugura nyine properties iri systematically nyine uburyo umuntu abona title yiwe property title yiwe buryo ahari hose ashobora ku accessinga on a system cyangwa akabibona ko hari property iri hano mu Rwanda imwanditseho yego so tugira abakiriya b'ingenzi bari baba diaspora cyangwa n'abanyamahanga bashaka kuza gushora hano mu Rwanda tukagira n'abakiriya bari loko cyangwa ba hano tubana ubuzima bwa buri munsi aho tubereka properties hari ziri on a market cyangwa ziri ku isoko bashobora kugura bitewe na budget range yabo so ari igihe umukiriya guhamagara akakubwira ngo okay mfite miliyoni 3 akunshaka ikibanza hano mu mujyi hano hafi mu mujyi icyo gihe twebwe nk'abantu babizobereye baba reta ndahita mfata izo miliyoni 3 mbwiye mwereke mu gihugu hose ahantu ashobora gushora ariko hano muri Kigali akenshi bikunda kugora yego ko bitewe na budget so bitavuze ngo ukeneye ubutaka hano mujyi ntabubona wabuhari ariko nyine genda buzamuka so hanyuma hari umujene dukurikiye creative ariko mu byukuri akenshi na kenshi imbogamizi bazera akenshi usanga bavuga bati akazi ariko hari umuntu usanga wenda aho aca muri quartier hari inzu yabonye icyapa harakodeshwa kandi wenda ntiwahageze hari ubutaka bw'umuturanyi we gushaka ahantu uburyo yabugurishamo aba bajene hari uburyo mushobora kuba mwakorana ari uwo twaganiraga ku munsi w'ejo yavugaga ibyo bita by'abaco-host umuntu akaba umuko realtor cyangwa umuko commission akaba nawe ya generating ubushobozi kandi ahariho hose hari uburyo mushobora gukorana nabo bajene mwembi bwa butaka igihe buguzwe akaba yagira icyo yungukaho nawe akagira icyo yungukaho actually ibyo biri muri project hari project dufite nka jump turi gutekereza tugomba gushyira mu bikorwa umwaka utaha so iyo kuzareba ko twakorana jump itaguma isavinga abantu ba hano muri Kigali cyangwa abari mu nkengero za Kigali gusa tukareba ko twagera mu gihugu hose so rero kugira mu gihugu hose urebye muri society yacu hano mu Rwanda hari ikibazo cya unemployment akazi karabuze yego ariko mu by'ukuri muri real estate harimo opportunity y'uburyo ushobora gutangira actually ushobora gutangira from nothing yego up to something niho hantu hambere ushobora donc harimo muri area ushobora gutangira nta kintu ufite ukaza mu bijyanye n'amafaranga ariko agenda ukura uyagira ego so rero regarding on that twatekerezaga kuzakorana na especially n'urubyiruko kuko imbaraga z'urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu kandi niho hakenewe ubufasha bwinshi tugakorana nabo mu gihugu hose bigendeye ku masecteur batukamo noneho tukareba nihe hafite potential z'abantu nyine bashobora kugenda bakaguruta hari nk'umuntu ubutuye hano muri Kigali ariko yumva hari nk'akamari kabonetse iwabo muri quartier akaba yajya kukagura kuko ejo mu gitondo never know Kigali bishobora kwanga kavuga ngo reka usubire iwanyu ujye kugura iwanyu icyo gihe rero iyo dufite aba agent bo muri jump bashaba guhita bamufasha byihuse bakamufasha agahita abona iyo nzu cyangwa ikibanza aho muri quartier so rero duteganya kuzagira utuntu cyo nakita nk'uduhugu twa dutoya kuko dukeneye ku developer cyangwa gukuza the community yacu tuyishingiye kuri loyalty na professionalism cyangwa ubunyamwuga so rero iyo ni gahunda ihari dutekerezaho aho young people bose bashobora
kutujoininga nka Jump. So kandi ndatekereza ko igihe amaze muri real estate hano hanze hari abakora akazi nk'ako nkora bafite utuntu twinshi banyigiyeho cyangwa ngiye nagiye mbasharing. Yego. So of course ibyo ndi kuvuga nshobora kuzakora mu gihugu hose already narabitangiye gake gake. So rero kubera ko ndi umuntu ufasha n'ubundi, so abantu benshi bandicing out bakanyereka mostly ko bashaka kujoininga, then nkabafasha uko nshoboye. Byanze bikunze nkuko natangiye mbivugaho, Kreti u Rwanda ruri mu bihugu bitera imbere kandi biri gutera imbere mu buryo bwihuse, noneho byagera mu by'inyubako byo ukabona biri kugenda bizamuka cyane. Urebye uyu munsi, urebye facilities igihugu gishyiraho uyu munsi, mwebwe nkawe noneho uri muri real estate, wakubaza nk'ibintu bitatu wishimira cyane cyane byashizwe in place kugira ngo byoroshye imikorere mu gihugu, ibyaza kwisonga nibi? So icyambere dushimira igihugu cyacu nuko kwanza uhere mu buyobozi, kuva mu buyobozi hejuru dufite structure y'imiyoborere itangaje njyanga ibindi bihugu byo muri Afrika birayitangarira. So rero kuba dufite imiyoborere myiza, icyo ni icyambere kidufasha no mu kwa kundi tuba dushaka kuraba investor ngo baje gushora hano mu Rwanda. Nkanjye uri muri industry ya real estate nyine imbere ka opportunities ihari, ibyo biradufasha kuba dufite imiyoborere structure cyangwa iri ku murongo. So ikindi cya kabiri, the infrastructure cyangwa kuba igihugu cyacu gishyira imbaraga mu kutuzanira ibikorwa remezo, mu kutwegereza ibikorwa remezo. Nimba umushoramari ashobora kuvuga ngo okay, mbonye ubutaka hariya mu ntara, mfite project ndashaka gukora ubuhinzi, umuturage akaba azi ko ari bubone amazi aho hafi, akaba ari bubone umuriro. Ushaka kwibaza umuhinzi se amazi imvura sigwa no, mu buryo buri gukora agricultural real estate cyangwa gukora real estate iragutse cyane. Hari commercial, residential, yego zigeze nyine tuzajyana umunsi wo kubigaruka. Exactly. So akaba azi ko naza gushyira the project iwe y'ubuhinzi arabona uburyo yestara irrigation machines cyangwa systeme yo kuhira, akaba azi kuri bumworohere. Akaba azi neza ko nimba akeneye amazi ari buyabone nyine aho hafi. So rero kujyanye na infrastructure cyangwa ibikorwa remezo, igihugu cyacu twegereza ni opportunity dufite. Nko muri real estate yo ufite izo infrastructure, byanga byakunda abashoramari baraza. Byanze byakunze abashoramari baraza. Infrastructure, political stability, kuba dufite security, when there is no insecurity, ibyo no kwari bitatu. Byanze bikunze. Yes, reka nze gusaba kuri technique baduhe aka break gatoya, hanyuma atugaruke mu kanya. Uraza no kuza kwitsa gatoya kugira ngo umuntu ashobore no gusobanukirwa bimwe mu bice bigiye turi kuvuga real estate, ubundi mu byo kuri turi kuvuga iki, bimwe mu bice by'ingenzi ushobora kuba byabiri kuvugwamo. Reka dutumike gatoya tuze tugaruka. Reba abakinnyi ukunda n'amakipe yabo kuri Star Times, kuva kuri La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League kugera kuri Carabao Cup.
imikino mpuzamahanga iragutegereje. Gana Star Times uyu munsi ushyire kuri World Football, Sport Premium na Sports Life. Ishyura make ubone ibirenze. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 15 66 00. Star Times, enjoy digital. Are you looking for a rapid growth? Choose a bank which truly understands and responds to your needs. TC Chira is a Christian financial institution committed to delivering swift and efficient financial services. We offer a wide range of services, including deposit and withdrawal options, savings and loan services tailored for salary earners, business professionals, agricultural and livestock sectors, and non-governmental organizations. We also provide digital service like push and pull by linking your account with mobile money. At TC Chira, you are not just a client, you are our partner in prosperity. Our mission is to help you, turning your dreams into reality. Visit us at our branches in Chigali, Nyarujenje, Kichuchiro Gatenga, and Nyagogo, or call us at 0783 523 748. For more information, email us at info@trustcapitalchira.com. TC Chira, Community Fast. Yes, reka none tugushimire cyane kandi twizera neza nimba nawe utarafungura konti muri TCKira nakukangurira cyane ko nawe ugomba kugira mu kibanza kugira ngo n'umuntu ukomeze gukorana n'ikigo cy'imari kita kubakiriya bacyo. Turacyari kumwe na Cretiza bayo turi kuganira kuri real estate cyane cyane tureba ku nyungu ndetse n'imbogamizi ziba zirimo cyane cyane ku bajene urubyiruko aho ari imwe muri industry cyangwa se kimwe mu gice ushobora kujyamo kandi ugatangira nta bushobozi ufite ukaba wakorana n'abasanzwe babikora ariko hahandi utuye handi muri quartier ushobora kuba wabona inzu ikodeshwa, inzu igurishwa, ubutaka n'ibindi bitandukanye kandi noneho mu gihe mwakorana ukaba wagira icyo utangira kubonaho. Icyo wirinda gusa no gutangira gushaka inyungu z'ikirenga cyangwa inyungu zo hejuru kandi nawe nyine utaraba professional. Ariko nanone nkuko yarabyikijeho iyo turi kuvuga real estate irimo ibice bitandukanye. Ariko se urabizi iyo turi kuvuga ibyo byose ni byiza rero ko nanone umenya iyo turi kuvuga real estate turi gukoresha ururimi rw'amahanga ngira ngo abenshi bamaze kurumenyera hari ururimi ruza ariko ugasanga byamaze kwinjira mu ndimi zacu ku buryo biba bitakigoranye ariko kenshi na kenshi turi gushaka kuvuga ibikorwa byo kubaka kugurisha cyangwa gukodesha inzu ndetse n'ibibanza. Iyo turi kuvuga real estate nibyo ngibyo turi kwibandaho ni ibikorwa byo kubaka aho umuntu uri mu gice cyo kubaka gusa umuntu ashobora kuba ari cyo cyonyine ajyamo wonguwo nko mwabivuze by'amahoteli amazu y'ubucuruzi n'ibindi amazu yo kubamo wonguwo akaba ari aho ngaho ari muri real estate. Undi nawe uri buze kujya mu nzu zo kugurisha kodi ntafite ubushobozi bwo kubaka amazu ngo nyagurisha shobora kuba ntafite ubushobozi bwo gufata amapartema wenda ngo nyafanishinge nkuko twabiganaga ku munsi w'ejo ariko byibuze nkagira ahantu nisanga muri real estate. Iyo turi kuvuga real estate tuye twumva iki nkuko utangiye bivuga ibijyanye nyine n'ibyo amazu ibibanza iyo mitungo nyine ahanini itimukanwa. Yego so yaba ibyawe cyangwa iby'abandi yego but mostly usaba gusanga hano mu Rwanda tugarutse kuri aho ushobora gutangira from zero uko utangira uranga nyine utangira uranga nyine abafite iyo mitungo bakeneye kuyigurisha cyangwa bashaka kuyigura. Always nkuko nyine inosi yacu imeze turiho always abantu bazashaka ahantu ho kuba bazashaka ahantu ho gutura
noneho abafite n'aho hantu batuye bashobora gushaka kuhimuka. Yego. Bashobora kuba bafite ibibazo muri banki, impamvu zitandukanye. Yego. So icyo gihe baba bakeneye umuntu ujyamo hagati wo kubahuza. So aho ngaho twebwe niho tuzira, ariko itavuze ko hari aba playing role nyine zigiye zitandukanye, aba developer cyangwa abubatsi bano bubaka nyine bubaka amazu bakayigurisha, abo nyine nawe twita aba developer. So tukagiramo aba real estate agent cyangwa aba broker, hazamo abahuza. So noneho tukaza kugiramo n'aba real estate investor. We akaba afite amafaranga, kamwereka aho ashora, kaza kuyashora, n'aba engineer bakaza kumudevelopingira icyo yaje gushoramo. Yego. So mostly nyine real estate, nanone hakaba real estate iratandukanye, hari residential, commercial. Mostly muri residential niho dusangamo amazu, cyangwa amazu asanzwe yo guturamo, dusangamo ibibanza byo guturamo, dusangamo amapartment yo guturamo. So iyo tuje muri commercial niho dusangamo inzu z'ubucuruzi, ama warehouse cyangwa ububiko. Ububiko bugiye butandukanye, inganda. So ubu ngubu dushaka no kukurangira ahantu ushaka kuza ugashyira uruganda rwawe, cyangwa tukakurangira uruganda rukodeshwa, cyangwa uruganda rugurishwa. So ni ukuvuga ngo ibyo ni real estate, commercial real estate. Noneho waba ukeneye office space, haba hari ama office space. Ushaka kuba muri office, nshobora no kuba ntafite ubushobozi bwo kubaka etage. Ngo nubaka etage ngo abantu bazi bakodeshe mu office. Kuko watanyivuga muri Airbnb ni abari basically muri hospitality cyangwa muri residential. Noneho muri office hari na office ushaka kuza ugakodesha inzu ifite space nini, ukayikatamo ama office atandukanye. Yego. Noneho ayo ma office niyo yaba intebe imwe, ukagenda renting out, yaba ari ku isaha, yaba ari ku cyumweru. Ubwo n'ubundi buryo ushaka gutangira nk'umu-investor wazi. Uri gushaka mu bintu by'ama office. Ariho dushaka guha urugero nko muri Noskin, aho the most entrepreneur hub bakorera. Nuko impamvu aba entrepreneur especially cyangwa aba young entrepreneur bahisanze, nuko boroheje uburyo bw'imikorere bwo kuba babona aho bakorera. So bivuze ngo haracyari na opportunity. Mba dufite hariya waye tutagira n'ahandi kandi become more affordable. Kuko nimba umuntu araza kubwira ngo ngewe this chair ngo amadolari 100 ni menshi, ntago nayafodinga. Why say ejo bundi nimba umuntu ari gutekereza nk'umu software developer, akaba akeneye ahantu aza akicara, akabona internet nziza, akakora akazi, why say atahabona ku 50,000. So iyi mu gihe dufite henshi. So of course nk'umu realtor turacyakeneye henshi. Muri real estate haracyarimo opportunities menshi. Birumvikana cyane rero ko aho ngaho wenda hari ushobora kubyumva ugasanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari icyo yungutse. Icyo nicyo kiba tugamije kugira ngo nimba byibuze mu kumva ikiganiro ugire icyo watora gishobora kuba cyagufasha. Twagarutse ku mahirwe ahari, ariko kandi tugenda tunitsa no ku mbogamizi zihari, ariko birashoboka cyane ko aribwo wari ugifungura televiziyo yawe. Niyo mpamvu byibuze tugiye kureba ngo mu mbogamizi zihari ziza ku isonga, kugira ngo nunazamo ube nanone utavuga ngo ni umuhanda uharuye ndibuze kugendamo rwose nta bibazo bihari. Ni izi mbogamizi ziza ku isonga umuntu ubinjiye muri real estate byibuze agomba kuba yiteguye, hanyuma akandi akazanabona n'uburyo bwiza bwo guhangana nazo. Imbogamizi zirahari kandi nyinshi. So
abenshi bakunda no guhura nazo nkabona ubona ko abenshi bahita banagirira ingapa mu buryo bworoshye cyangwa bahita bacika intege mu buryo bworoshye. So urumva ni business ducuruza ibintu bihenze. Ushobora gusanga nta yindi business bayicuruza ibintu bihenze nko muri real estate. Nta nayo ariko ko muri real estate niho property badatinya no gucira miliyoni $100 cyangwa n'izindi miliyoni nyinshi bitewe n'uburyo na level real estate iriho mu Rwanda cyangwa ahandi. Nk'ubu ngubu nyine ni business yenze. Urumva kuba ucuruza ibintu bihenze ntago byoroshye kubona abakiriya. Yego kubona abakiriya ushobora kuza ukamara n'amezi 6 closinga na deal ni. Icyo gihe rero iyo utazi impamvu cyangwa utarabasha kudefininga vision yawe cyangwa impamvu uri muri iyo business, hari igihe bikugora, byanga kabisa, biranga kabisa, ugacika intege ukayamanika. Ariko mostly icyambere no kudacika intege nicyo gituma ugumamo. So imbogamizi ya mbere iriho ni experience nayo irakonta. Iyo ujemo ugatangira kwikorana rimwe na rimwe hari igihe bikugora, ariko wegereye nk'abamazemo igihe mugakorana biragufasha. Mukajyana iyo partnership. Donc kagira ibyo bigiraho. Yego. Icya kabiri imbogamizi nuko mu Rwanda turacyakeneye kuba developed muri real estate, kuko hari property umukiriya agusaba ukayibura. Nk'urugero ishobora no kuba ari property hands. Yego. Umukiriya ashobora kuza kuvuga ati njye ndashaka villa miliyoni $3 icyo gihe ushaka kureba muri Kigali yose ntuyibura. Ushaka kuyibura kandi uwo mukiriya yarari seriye wenda. So icya kabiri indi dufite nko muri real estate ni properties ziri kugenda zizamuka cyane. Ubwo nkaho ngaho se ntushobora gutanga solution ukaba wagura ubutaka hanyuma ukaba wamuzamurira villa iri kuri standard yashakaga ya miliyoni 3. Icyo gihe bisaba nyine ni opportunity. Ni opportunity igomba kuzamo either umudeveloper waba ari capable yo kubaka iyo villa. Yego. Uretse ko inagoye. Ushaka no kumureba avuga ayo mafaranga nje ntago nyafata nyubakisha inzu imwe, ndayubakisha apartment cyangwa hotel, gute nyashora ku nzu. Nyine like ugasanga ntari kubyumva, ntago ari kubishikira. So rero ikiriho dukeneye nyine aba investor bari capable yo kuba bafata iyo risk. Yego, yo gukora yo kubaka expensive zimeze gutyo. Kandi koko abakiriya bo baba bahari. So noneho icya kabiri imbogamizi nyine iri main dufite ahanini ni uburyo nyine imitungo cyangwa properties kugenda zizamuka cyane. Yego. Iyo ni imbogamizi hari kandi ikomeye, kuko urebye among young people ushaka gusanga nk'ibibanza, kugira ikibanza mu mujyi wa Kigali kugenda birenga ubushobozi bwacu. Either muri Kigali cyangwa aho byegereye. So except hagize nkuza akaza as a solution. Ako nyine bagenda baza akagenda akagura ubutaka ahantu bunini akabusplitinga ibibanza byinshi akabimakinga more affordable cyangwa bigahenduka. So niyo solution bamwe bari kugenda bakoresha. So hanyuma a big deal muri aka kazi umaze gukora wavuze ati ideal kugeza ubu niyo ya mbere yari imeze gute? Mostly deal wakoze aho ngaho ubwo nkumenesheje ibanga, ariko duhe deal wakoze ukavuga utanga bro ka kazi burya karimo kameze neza.
ubivuga ntangira cyangwa oya no muri rusange muri rusange deal umaze gukora kabisa yari imeze neza ntabwo navuga ngo ni deal ya danger no investor ari ufite ari gushaka partner yego yo kugura agura apartment nanuvuga apartment ni 2 bedroom apartment yego ariko makura $5,000 by'idolari kabisa ndavuga okay this is a deal bya biri seri ngewe from the beginning nabifashe seri byari seri ariko none cyo giye ariko ngewe ntago even if nshaka kutagira deal really heavy nshima Imana what I have yego sibyo namara gushima Imana icyo mfite then habasha kudefininga my mission and vision so noneho anytime anyhow nta gahunda yo gucika intege yihari yego so anyhow it will work out kabisa that heavy deal we cut kubaka brand ishingiye ku bunyangamugayo kandi iri very clean nta dirty business zirimo n'amanyangarimo yego ndabona ni amasaha ari kungendana cyane ariko ntago turi buze n'undi kukurekura utaduhaye imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo n'abashaka kuba bakugeraho bakugera mu buryo bworoshye abashaka ibibanza cyane none n'abajene bashaka kuba baza bakiga bakamenya mukora gute hari n'ababa bashoboye kuba bya bindi bavuga bati ahangaha turi kubona ino nzu ubona ko byose bakaba wenda babishoboye cyane bakaba baza bakaravolontiyaringa nabyo wenda byashoboka cyangwa se n'uburyo bashobora kuba bakugeraho dufashe kuri nimero cyangwa se na social media ukoresha so nkoresha social media zitandukanye nkoresha Twitter ni Jump Real Estate na Instagram ni Jump Real Estate na TikTok ni Jump Real Estate yego website yo ni big project nini turacyari kwikoraho yego noneho mfite na YouTube channel yitwa Jump Real Estate nshyashya bishaka kujya nkora podcast mbabwira uko opportunities zihari kugira ngo nyine batagumya gucika unaganira n'abandi n'ibiganiro uzagena n'abandi bariyota aba developer abandi bariyota abandi duhuje umurimo yego benshi batandukanye bizaba bimeze neza cyane hanyuma rero n'amasaha nayo yangendanye reka ngushimire cyane nimba nta kunigana ijambo urakoze cyane hanyuma reka nshimire cyane mwese rero mwabanye natwe tuba twatangiye ku isaha ya 2:00 tutangirana n'ijambo hanyuma twinjira mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo turebe ibiba biri kugenda bivugwamo ikindi kandi noneho mugenzi wacu nawe aba hari kugira ngo atujyane muri siporo hanyuma tuba turi mu isaha yacu ya 2 aho tuganira ku nsanganyamatsiko uyu munsi tukaba twaranyerekeye mu by'ubwubatsi yaba mazu yubakwa zakodeshwa ndetse we n'ibibanza amakuru arimo na opportunity zirimo tukaba twasanze yuko ari imwe muri secteurs zikomeye kandi zikugenda zaguka cyane kandi noneho nimwe muri sector ishobora gutangiza 0 ukava kuri iyo 0 ukagera ku rwego runaka ari ama opportunity menshi cyane rero uko ushobora gukomeza ubyiga hari icyo washaka gusobanukirwa turi kumwe rero na Cretille Zabayo akaba ari CEO wa Jump Real Estate uko nguko nyine ukaba wananyirikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukabasha kuba wamubona turagushimiye cyane nanjye ndabashimiye cyane yego thank you for having me thank you man hanyuma reka tubifurize umunsi mwiza kiganiro Arise and Shine cyo nakagaruka ku munsi w'ejo ciao shalom